tuzaguma muri ishyamba kugeza ryari? Uko nsigaye ngira ubwoba no kuza hano ku manywa. Kunyihorera tuzaguma hano kugeza ryari? Ikibazo mbajije cyane ko musobanurira. Sobanurira nyine amaherezo. Amaze kugeza ku kintu makuru. Ntabwo dushobora kuva muri iri shyamba gutya byo mpamvu. Wibuke neza ko mama Uzira mbere yuko asara yabaje kuri polisi. Nabyumva. Yabaje kujya kuri polisi. Hanyuma nyuma avuye kuri polisi imodoka iramugonga. Imugonze agiye ikibazo mu bwonko arasara. Usibye ko ntari mbizi byagenze gute. Kuki mwabimpishe? Imodoka yamugonze ryari? Hari amakuru udakwiye kumenya. Ugomba kuzabimira igihe kigeze. Wabyumvishije? Ubu rero ikintu gihari ni iki ngiki. Kugeza muri aka kanya ibyo byose ufite mu ruhare. Kuba mu gihe utashoboye kubona impapuro hakiri kare narakubwishura nyinshi cyane ngo ushakishe uburyo watereta mama Uzira ubinjirire urebe uburyo bwose wabona impapuro. Urangije uragenda urisinzirira. Njye narashakishije nakoresheje uburyo bwose bushoboka, nazengurutse inzu, icyumba cyiwe cyose narakijagajaze, nabuze impapuro. None se wa wundi yabivuze iki? Nawe ntabwo azi aho ziri impapuro ziri. Ntabyumva. Ni makeya. Ikintu cyo agerageza no kugira ngo arebe ko umuhungu we Juma yamenya niba nibura uriya mugore mbere yuko agira kiriya kibazo cyo mu mutwe haba hari icyo yamubwiye yaba yararamuhaye. Niyo mpamvu ni nacyo kintu cyo narwanaga nacyo kugira ngo ndebe ko namukanga niba twareba ko impapuro zaboneka. Numva bitoroshye. Ariko tugomba kufatana umugambi wacu ntupfe. Yanshane neza uriya muriro sha. Se boss urangura gucana umuriro ngewe ntanazi no gutashya. Aho kishyamba tukuye kunarivamo rero hasigaye. Subira inyuma. Subiramo. Subiramo. None se boss urambwira gutashya ucana n'umuriro ntanazi no gutashya. Ubundi iri shyamba tuzaremaramo igihe kingana iki? Twoba kurivamo tu. Nutakushyiramo ibyo bitoki byawe. Ubu ni ugomba kungenera igihe ugomba kuvira hano. Natashya nta kibazo. Nutanaka ucana ibyo bitoki byawe cyangwa ibyo birenge byawe cyangwa uturetse mpagusige. Asoni. Mbabarira nibeshye nambize nabi. Sire. Ibyo byose biba byaratewe nawe. Ariko nanjye ntako ntagize pe. Ntabwo utagize se ibyo wagize byamaze. Nakoresheje uburyo bwose bushoboka. Nanjye ntabwo ubuse ninjye mbyishimiye. Umenye neza ko wamaze kwinjira mu gakino. Wamaze kwinjira mu gakino kandi ntiwasohoka. Byanga bikunda uko utagenze neza ibintu. Jewe ntabwo nzemera kujya kugaragara. Nzaguheraho. Ibyo ntubigireho ikibazo. Nge turi kumwe. Menye ko ijambo ryo mba navuze jewe mba ndihagararaho. Nzaguheraho. Ibyo nta kibazo kirimo. Nanjye mbirimo neza mbihagazemo neza.
Ni ndazibonye kabisa. Ndanje no gucakara mu misozi. Ntabyo pe. urongera kwitotomba nakubwiye ko ndi bumuturitse nkari gusigamo. Oh sorry boss nanibagiwe. Cyangwa ujya mu inyuma ya umuntu aramutse yicara agabyaye. Mbabari. Ariko sema nakubwiye iki koko sinakubwiye kwivuna sinakubwiye kwivuna ko oya ugenda tubikore urumva kadokaza bikora ari bikore ko simba shaka ngo bikore mu oya simbishaka tishaka ikintu kikuvura na gito mwana urumva kaduka habyutse mu gitondo yagiye kwahurira sibyo agahita azamukana n'ubwatsi burya nimugoro ni gute rero nabona ureba nkaho iyo tuyizirika ikiraro cyayo hano ariko rero mama impamvu kadogo namwongeyeho 2,000 ni ukugira ngo ajye akora ibintu byose yishime namwongereho 2,000 erega njye bafite imbaraga ndumva ndi kugenda noroherwa urumva ngiye maze kugira imbaraga ndi kugenda noroherwa nta kibazo urumva ahubwo se mama uzasubira kwa muganga ryari kwa muganga cyane ryarira usko ntakibyibuka ntago mbyibuka reka njye kukureba ku bipapuro ndebe igihe uzasubirirayo oya ngwino mubwire igihe nta kibazo mu kanya ngiye kugenda njye kubyirebera ahantu nabibitse kujya kuvanamo muri mari ibintu kugira gute reka nze ariko ucunge neza mama igihe kitazakurengana oya ntago kizandengana ntago kizandengana ahubwo se wowe ubigeze he mama ndi kubyirukamo ntago byoroshye ariko nyine mama nkuko wabimbwiye bigomba kugenda nkuko wabivuze ese hari abandi bantu mufatanya hari abandi bantu nibura mufatanya kugira ngo umwana wanjye utazagira wenda n'ikibazo niyo nagenda nkajya kubashaka nkamenya ni umwana wanjye dore yaguye ahangaha hari abandi bantu mufatanya nibura ngo uzanabanyereke cyangwa ubambwire cyangwa kwa kundi wagiye nkagura telefone yawe ku buryo wama nka nimero z'abo bantu wenda muba muri kumwe ku buryo mbese ubuze ntagira ikibazo wenda nanababaza cyangwa banahita ku kanya bahamagara bati mama bigenze gutya na gutya nyaboneka mwana wanjye ntazakubura pe ntazakubura ugasanga ntago nongeye kukubona ugasanga uragiye simenya amakuru yawe nta kibazo abo ngabo se basi uzabama ku buryo wagiye namenya ngo uyu nguyu ndamurebera aha nta mugore ufite nibura umugore azaza mubaze gusa hari abagabo 3 nari napanze gukora kuko 2 bari kugenda kuri ngenzi aho agiye naho yicaye nuko aryamye nuko ahantu hose hari abantu babugendaho namuhaye none inuza muri abo bantu mukorana urabizeye mama uri ku mugabo twazanye mu ishyamba aje kukwereka ahantu bari bamfungiye uriya mugabo niwe mugabo nashaka kudukorana uri hafi yanjye ariko naje gusanga nawe ari umugambanyi niyo mpamvu rero mama no muri bariya 2 nakubwiye nta wundi muntu akizera ibintu ngomba kubikora jyewe njyenyine byukora wowe wenyine mwana wanjye umbwire kugira ngo ngusengere menya aho uri menye ibyo ukora menye mana yanjye ntazakubura ntago nakubura mwana wanjye ntago nakubura pe mama ndagukunda nanjye bana banjye ndabakunda nibyo nkora byose niwe mama kubwanjye mba narabiretse nanabireka ariko kubwawe na Lucas kubikurikirana yego cyane rwose rero ibintu warumbuje kugira ngo nukubira kandi nari mbirangije reka mbiyore mbimene hariya sibyo nanjye reka ngiye kotsa kavunde ndabona
ndabizi uranabikunze. Akavunde karimo umunyu n'agasebe n'utunyobwa wowe ukaza bikunda Nimwokereze naza kuzuza kubiri. se ko yatangiye ko umumama Yatangiye kuma. Ndayishesha rero muri kino cyumweru. Waiki Sonia. Sonia. Urarwaye? Sonia. Ninde kubaza? Sonia. Sonia. Urarwaye? Ese ndeba nawe. Sonia. Cyangwa urarwaye? Ese kuba ndi kukubaza nabyo bibaye ikibazo. Mbese urimo urazuruka. Kandi urabizi umuntu uruka aba afite ikintu arwaye. Cyangwa uratwite. Ukoze mu mutwe w'ibitekerezo turi. None karabi. Kandi muragaragaza ibimenyetso by'abantu. Twite zarayinteye. N'abagabo nyinshi kubera ko ibyo ni ibimenyetso byibuza muri ibi minsi zana karabi. Waje kuri kikasi kwa Tanzania. Ikibazo wagenda niba ko bitu mpamagara ndishyura nabi. Bose ko na telefone ngeretse. Sonia waneje yahinduye. Sonia hari ifite mu mutizi. Agenda irene. Muri salo. None ora ifite na Sonia. Salamu alaykum. Sonia bite? Nziza. Umeze neza? Nkomeza neza. Ese ibintu muri rusange Numvise iki se none? uratwite bya nyabyo? Siko numvise za musore numva ari gusereza ngo uratwite. Nawe se urabyemera? None ndinde kubihakana se kandi mbona cyanze bikunze buriya zamu afite amakuru ahagije ariko ndabona atari kubyara yakuze byakuriye. Ntabwo twita ari ibintu birenze ku buryo byaguhangayikisha ukajya hari ukarira ntabwo ari ubuzima burangiye. Byaba ari ikibazo wenda utazi se w'umwana kandi na se w'umwana atazwi. Abantu barafashanya icyo upfa umuntu yavutse ntabwo ari ukuntu aba ariko ntabwo ari ibintu byaguhangayikisha gutyo gusa. Ko humwese Siko ntumirwa umusubiza iki? Ko ngiye mbuze n'ikintu umusubiza. nsanze muri story zo gutwita ngo niba karabaye nyine nakubwira Paul. Nese uzajya wumva ibiguruka ugurukane nabyo. Ntamwabeshye. Nese urabona zamare we kuza kumbwira ko mwita. Nawe yarayineye se. Nyangaye ntabwo mba nzi story zigeranga. Gusa mubagaye ushobora rusiri. Anje se wambwira ngo twozire. Ya, kwetwa. Mbongire rero. Numvise rukaza kwita umwana. Nyaho nyanko. Nyanko wawe. Okay. Ariko ikintu nakubwira. Byaro mu rugo n'ubyivanga muzasara. N'ibyivangamo? Hari ibintu bihabera se bidasanzwe
ibyo mubwiye nawe gutekerezaho umuntu muri ubu bose nta kibazo na leta nshaka kubaza. Hano tumaze iminsi muri iri shyamba ariko urabona umuntu ari kwicwa n'inzara kabisa, ntacyo kurya dufite kandi mu byo twigeze kumvikana ku kazi nagukorera neza ikintu kwicwa n'inzara ntabwo kigeze nigeze tukivuganaho. Sinzi ukuntu rero mwafasha kugira ngo mve muri iri shyamba, ariko nabasabaga ntabwo ari ukubategeka. Wahize iri shyamba ubu nta nyamaswa zibamo, nta nyoni zirirwa ziguruka ahangaha? Birumvikana. Wagiye ugahiga se? Ubinyemereye ariko genda ujye guhiga. ndashaka ubwo buryo zabikora. Nta hene mbona zicacana hano iz'abaturage. Iz'abaturage zibereyeho iki? Ntabwo ari ukuribwa? Ndashaka kuzifata zikatumera bakatumera nabi, hano ntabwo aricyo cyatuzanye muri iri shyamba nanone. Ngaho tuza rero kwica, hanyuma rero ntukambaze ubusa. Igihe tuzavira muri ino shyamba igihe ukizi, ubyumva neza? Harabura igihe kingana gite se bose? Ikindi kibazo cya kabiri kirakurikirana n'urusasu mu mutwe. Umeelewa? Nasikia kabisa. Nisamehe. Byombazaga n'ibiki? Ndumva umuntu wawe nawe asanye ibindi. Ubusura uvuga inzara, twese ntituri hano, hari undi yatatse inzara, niwe usonza mbere y'abandi. So nubwo ikibaye iminsi tumaze hano, wowe nta kinanzara ufite. Ako cyangwa cyangwa abakobwa mwe ntabwo mujya musonza hayi. Cyangwa wowe nuko ikibazo kitakureba. Niyo mpamvu uri muratata, twebwe twibere mu byacu byadushajije, wowe uri muravuga iby'inzara. Kugene mu kazi. Reka maze rero nkubwire ngufashe, sibyo? Mumenye neza mwese, urabyumva? Yego. Yuko mama Uzire mbere yuko agira kiriya kibazo, urabyumva? Yego. Yari yabanje kujya kuri polisi. Amaze kujya kuri polisi ibintu byose abidushyiraho. Urabyumva neza? Kuri polisi. Kugeza muri aka kanya wowe urimo kwivugisha ibyo byose umenye ko urimo gushakishwa. Kuri polisi. Hanyuma rero ngaho ujyana ku gatwe kawe hariya ugiye gushaka ibyo urya. Kuri polisi. Wasanga baranashyize ngaho ujyana ku gatwe kawe hari ibyo ugiye gushaka ibyo. Wasanga barashyize n'amafoto hanze. Niba ari ikibazo. Ibi byose mugomba gutuza kugeza igihe byose bizatunganira. Ntabwo ari ubwa mbere naba ngiye muri kankingiye. Urabyumva? Yego. Ntudatuza rero ngo inzara hari umuntu w'umugabo utaka inzara. Umwanya wo kugira ngo ujye gutekereza ibyo ngibyo ntiwafate ihene hariya zirirwa zizengurukana mu ishyamba Tafadhali kabisa. Ukayirya. Hakugira ngo umuntu agiye hanze bamufate. N'ubundi dufite ikindi cyaha. Izo hene n'ubundi twazifata. Hari ikindi kibazo wari ufite? Nta kindi boss. Wowe hari ikindi kibazo ufite? Sinabanga ikibazo. Nta kibazo, ni ugushikama nyine tukava muri ibi bintu. Kandi urugamba twatangiye tukarusoza neza amahoro. Guhera ejo uzatangire gushaka uburyo ujye muri byo kurya. Ibyo ni ibintu wowe utari wamenyekana kuri kino kibazo. Ibyo nta kibazo. Urabyumva? Nta kibazo. Hari ikindi kibazo ufite? Ikibazo mfite, uriya muntu hari ikintu ubona arimo aradufashamo hano. Reba nk'iminsi ngaho ishize nta kiryo, ntaki na diru twakoranye, nta kintu kirahinduka, ntabwo twavuga ngo yadufashije ikintu runaka. Hanyuma n'ubwo mugomba hakorerwa iki? Tugomba kubyikemurira ubwacu, nitwe bibabaje. Ntabwo ari uko bimeze rero. Wabyumvishe neza? Sinkazajya mbabwira ibintu ngo muhinduremo mujye gukora ibyanyu. Uvugane nawe azajya abyohereza ibyo kurya.
wanyumvishije Yego. kandi nawe natabikora uzi ubimbwira ko yanze kubikora nabyo mbimenye. Oya niyo atabikora ya mafaranga wampaye ndacyayafite ariko ngomba ibyo ngibyo ntabwo aribyo nakubwiye, ntabwo nzi nkubwira gukoresha ayo mafaranga. Turumvikana? Yego.